Karori rwose ndakwishimiye. Yego mabuja. Uko yakumbwiye ni nako ndi kukubona. Yego. Ariko buriya rwose nkikigera ahangaha yahise ambwira arakundatira nanjye rwose ndakubonye uko ngusuhuje neza nkahita mbibona ibyo yambwiye byose. Ariko urabona ko umukobwa wawe twamufashe neza. Buriya mu bakobwa arabahiga. Buriya rwose cyokora njyewe nyine duherukana yambara ingutiya imwe zikagenda zigerekerana ariko ubu ndabona rwose mwaramusirimuye. Niyo mpamvu rwose ntacyo mutakoze. Ugira amashyengo niyo mpamvu yahoraga umva ni wowe biganiro hano. Ariko Kigali buriya iraturerera. Buriya nanjye njya kwinjiramo buriya urebe iyi shati nagurishije inkoko zose nari ndagiye kugira ngo nkunde nze muri Kigali. Naguzemo ishati nguramo aka gakoti mbonamo n'itike. None se tabuba nyine wabonye akazi? Ubu ngubu noza imodoka ya bosi. Ariko ku manwa yambwiye ko azampa n'akandi kazi ngo nzajya ndakora ngo mu busitani. Ariko we yanambwiye ko azampuza n'abantu bakomeye cyane. Afite akazi keza nyine. Ubu se bizakundara ntimuzajya mwica akazi kanyu? Oya, bosi ikintu namwemereye ko imodoka akimara gusohoka ngo ni ukugenda mu busitani nkicara ubundi nkamenya ngo nta kanda na kamwe. Naho ubu nise mabusha Karori ndamukunda pe. Mumbwire rero uburyo Love Story se murayizi? Mumbwire uburyo mwamenyanye. Inkuru y'urukundo. Ngiye kumbwira nyine mu ncamake. Love Story. Mugo kigera muri nanga ibi bintu bizi. Love Story. Ugiye kumbwira Love Story yanyu y'urukundo uburyo mwamenyanye kuko ndi kubona mushimishije. Twarareranywe. Buriya nahoze ndi kumubwira ndi kumuririmbira. Buriya amaze kugenda nasigaye ndi guhimba indirimbo nzamuririmbira kuko yagiye mu buryo budasobanutse. Naramushatse kugeza igihe mubure kuri telefone yanjye barayiba. Ngize n'indi hariyo nari nabonye amatusha avamo aragwa nshaka ukuntu namuhamagara ndabibura. Janice. Ubwo rero uvuga mu ncamake. Janice. Iyo nkuru ni ndende. Janice. Ngwino. Iyo nkuru ni ndende noneho yambwiye uburyo ngwino urebe umukwe yaje. Ngwi waba ari abana 35. Yahageze. Muraho neza. Abanyamujyi bose nuko bamubonye rero. Uyu ni wera Karori wanyu. Babonye. Mbeve abanyamujyi bose ko wagira ngo murasa. Nsigaye nsa nabo. Barasirimutse. Urareba niwe wamusize ndabona noneho bari gusa. Uraremba muteri temabusha mwiza hamwe. Nako ni bamabusha bose. Uyu nguyu ni bucura bwe. Ariko nyine nabanjye nabaye imwe mu muryango. Nanjye basigaye bafata ubucura bw'umuryango. Ndavuga rikijyana. Barankunda. Rero nanjye ubwo ndumva noneho nguye hashashe. Ngewe icyo nabisabiraga nuko byibura mwajya muri bakuru mwajya mwihigiye cyo kubonana ariko agakungu muzakirinde kugira ngo batazagusubiza mu cyaro kandi waramaze kurya udutungo twawe. Mabuja nagushimiye kuba wemeye ko rwose nza. Ubu ntuzajya ucunga ntaharukaza mugakora amabi. Kandi nzaba ndi mu busitani bwa bosi wawe. Gute koko?
njye namubwiye ko nzamwiha agaseke z'agapfundiro ko yanshatse ya nta nubwo nanjye ibyo bintu mbigenderamo rwose nta nubwo yatinyuka no kunsoma ku itama arabizi ifate neza ako kazu karambemo ubike inkwano zazo dukwere sibyo hano nzazizana uzazizana yamaze kubamamarika na papa Janice umutware wanjye yemeye rwose kumushyingira buri kintu cyose ahubwo wegeye ukore n'intembwa ya mbere nzayazana mu wirinde yambere za siriduwire mujya mu ngo niba ari siriduwire niba ari ibiki uzane inkwano umva ve ubu nemeye ko umushahara wa mbere nzawuzana mabuja akawumbikira ntiwumva se kumukomera amashyi kabone mwarimu mpamagaye dogita yego icyubahiro umeze utese ese wameze neza nta kibazo njye ntabwo meze neza ariko ntabwo ndwaye gusa impamvu wahamagaye agira ngo nkubaze niba uyu munsi nyuma y'akazi ufite umwanya mfite umwanya rwose nubwo kandi waba udahari nawe ushaka mubaye mukeneye ko uba uhari nashaka gusaba ko nyuma y'akazi twaza guhura tugasangira nshaka kugira inama akaba n'ibyo uri bubagire inama ze turi bwirengagize ibyo mu kazi tujye mu buzima busanzwe sinzi impamvu numva ari wowe muntu ushaka kuganiriza mfashije waza kunyumva rero nta kibazo numva nta yindi gahunda mfite ubwo ngubwo akazi nikarangira murambwira aho turi buhurire kugira ngo tuganire nta kibazo ahari ntacyo natangaza ntaramenya ibyo ari byo ariko ko mwakoze no kungirira icyizere nawe urakoze kunyumva no kuba umwanya wawe murakoze nawe mukanya sawa yego ndagushimira uba wankoreye akazi neza kuko mbishaka bose uko niko kazi kanjye pe ubushize bishani nari naguhaye bisa nkaho yari yoroshye ni kuri pe yari yoroshye ku buryo nanjye ntabyekaga byarakoroheye sana ntabwo numvaga ko bigende kuri iyi kuri iyi nshuro noneho ndashaka ko tubishyira ku yindi level niwumva ko ugiye kuma ahubwo inshingano ngiye nkora neza nanishimye iyo hatarimo kunywa amaraso nkumva ndi gukina twa dukino tw'abana twa sabe sasa akazi ngiye kuguha noneho ndashaka ko tubishyira ku yindi level cyane rwose ubu ni n'ubwo urwego njye ndashaka ko tubishyiraho kubera ko ibintu nakoraga byose byari imikino pe ntabwo biri byanyiciraga seve byari nko kuzimya buji cyane ku iyi nshuro ndashaka ko ukubita umuntu nkumva motari ndashaka ko umusekura ukamudunda ku buryo umuhanaguramo yaneze bose bitarimo kwica ntabwo birimo ndakeka umaze kumenya buri ntambwe ateye ahantu aba gutyo kumufatisha n'ibintu byoroshye cyane rwose kuva avuye mu rugo ku kazi n'aho akorera aparika ku gasima hose ubu ndahazi cyane shimotira umusenzi umunombe ibyo rero ni utuntu udundi uko ubyumva we kashi urabizi igihe nta kibazo mbona utwo ni utuntu tworoshye cyane kubera ko mfite abahungu banjye nyivuga ngo twagiye umurongo abarungu
niba ari ukurangiza ibyo biba ari nko guhunga, niba ari ukubabaza noneho kurangiza ntibiri mu mukome tu. iyo bigeze mu kubabaza Yego. dukoresha torturing yose Ako ku kantu. buryo aho uri mu rugo ntawe ubwawe wumva ihungabana afite mu mutima. Rero biraza gusaba ko hari utuntu na hano kubera ko y'amafaranga urabona yose yararakoreshejwe yararangiye. Ibyo biroroshye. Okay. Nkunda kubishyura neza cyane. Oya nta kibazo. Sawa. Bose nifuriza akazi keza. Akazi keza. Urakoze cyane. Cyubahe. Karama. Ngira ikibazo cy'uko naguhamagaye ngo tuburire hano. Ndashaka ko wirengagiza ko duhurira mu kazi, ko dukora akazi kamwe, tukaganira, ukangira inama. Kumbona ndaremerewe cyane. Ntabwo nzi nimba nawe uri bubashe kunyumva. Nakoze urukosa ruremereye cyane mu buzima, ku buryo n'ubu ngubu ndi kubona ibiti, amabuye, ibintu byose biri kundeba. Ndaremerewe cyane, ntabwo wabyumva. Byagenze biteze. Uri kubona uriya musaza twabonye hariya, uramwibuka? Hamwe nagusanze ku mugoroba iwabo wa Karine. Yego. Ubwo ni papa wa Karine nyine. Yego, ni papa we. Niga muri France, ari ndi umwana muto, ndi muri adolesa, mfite amaraso ashyushye, nari nshyushye pe. Naje guhurirayo n'uriya musaza wabonye, uri kumva yarandutaga. Narishimye nk'umunyarwanda ubonye mwene wabo, tujya mu gakungu. Mvaga nta kintu bimbwira icyo gihe, turaryoshya biratinda. Gusa igihe cyaje kugera garuka mu Rwanda, amasomo nari nyasoje, aribwo nahitaga ninjira mu kazi. Akomeza kujya anyandikira, akanyohereza n'amagifuti rimwe na rimwe, yaza mu Rwanda tugahura. Ariko kuri iyi nshuro bwo ntabwo ndi kubasha kwibabarira. Naguciye mu ijambo, wari ubizi se ko afite umuryango, urabizi ko yubatse? Ibyo byo ntabyo ntigeraga mubaza, ko numvaga nta kintu na kimwe bimbwiye. Yaba afite uwo muryango, yaba agize iki, nta kintu byari bimbwiye. Gusa igihe cyaje kugera ndarambagizwa, mfata umwanzuro, ndashaka. Mbese mubwira yuko nshatse, bibaye byiza twarangizanya. Ngo byigeze bishoboka, yakomeze kujya anyandikira, akanyandikira, ariko nkumva nta kintu bivuze, cyane ko nari mpinduye ubuzima. Igihe cyaje kuba kirekire rero, komeza umbwire, ndi kukumva humura. ubuse basi wowe unteze amatwi. Wenda kumva pe. Njye ntabwo ndi kwiyumva. Ndahari, mfite umwanya, mbwira rwose humura. Ntabwo ndi kwiyumva. Ndakumva, nguteze amatwi, mbwira.
mbwira rwose. Kibaye koza amakosa ku buryo umutima wanjye uremerewe, numva mbabaye, numva uzi ikibazo, ariko banza urangize umbwire iyo nkuru. ejo bundi hashize uriya mugabo yaragarutse aza ku kibuga cy'indege. noneho uri kumva umugabo wanjye amaze iminsi atari ino. uriya musaza rero twaravuganye ambwira ko agomba kuza kandi tugomba kubonana. abaye umunyantege nkeya ndamwumva, mubwira ko twashaka aho twahurira, nawe arabyemera. uri kumva twafashe icyumba muri hoteli. mwageze ubwo mujya gushaka n'icyumba? basi ntega amatwi ko nta kintu mfite. humura ndakumva kandi mfite umwanya. kumva namajije kuba umusazi, kumva nta ngingo n'imwe mfite indenge. ndakumva ngo uteze amatwi. twafashe icyumba araza turararana, buracya mu gitondo. njya kureba famiye ye. ni ukuvuga ko yavuye ku kibuga cy'indege, aho gutaha arabanza aza kukureba? yego. umugabo wawe se uramukunda? umugabo wanjye ndamukunda cyane, ni imfura kandi nawe arankunda. ubu niyo mpamvu ubona nataye umutwe, ndi kubona ari kundeba, ndi kubona ari kureba ibyo narayemo. ibyo narayemo ririya joro byose ndi kubona ari kubireba. isi yanyanze, nanjye namajije kwiyanga. uzi aka kanya rero ngiye kuntega amatwi ngira icyo nkubwira, sibyo? ejo bundi nagiye gusenga. yego. badusomera ahantu hariho umumama, umudamu. yego. ngo bari bafashe ngo asambana bakaza kumutera amabuye, urahazi? ntabwo wabiyoberwa. yego. ngo barahamugejeje, Yezu ngo yandika ku butaka arababwira ati utarakora icyaha nta mubanzi we. ibyo si byo nshaka gutinda, ngo barigendeye, urumva? yego. rero ngo yubuye amaso ngo abona bose bagiye, hanyuma aramubwira ati ntawe uguciriye urubanza? umugore aravuga ati ntawe. ati genda nanjye nta rubanza nguciriye. none se rero umva icyo nshaka kukubwira, sibyo? aho hantu mwagiye urushaho ko nta muntu wababonye? nta muntu n'umwe wigeze atubona. niba nta muntu wababonye ni ukuvuga ko nta wundi muntu wagucira urubanza, sibyo? uretse wowe n'uwo mwari kumwe, ubwo nanjye ubibwiye, sibyo se? ubu ndi kumva uri kubifata nk'ibyoroshye. reka nkomeze wumve icyo nshaka kukubwira. ni ukuvuga nta muntu wagucira urubanza, sibyo? yego. ikindi n'Imana nayo ntabwo iguciriye urubanza. kubera iki se? Imana ntabwo iguciriye urubanza kuko Imana igira umuntu yemeye akayigarukira. hanyuma rero ahubwo icyo ndi kubona ni wowe ahubwo uri kwicira urubanza, sibyo se? rero abantu bose ni abanyantege nke. turanyuma? bibona kumva. abantu bose ni abanyantege nke. ndagira ngo woye gushyira kubitindaho cyane. yego. wiyakire utuze, ntuzongere kandi kubikora birahagije. cyubaye. urakoze cyane, unsubijemo imbaraga. yenda utuze urekere aho, ntuzabyongere birahagije. ukuri n'Imana imbabarire pe. ariko ntabwo nzi nimba ndi bubishobore kwiyakira. uraza kubishobora hamwe no gusenga, uzagende wicuza icyo cyaha.
ubundi ubuzima bukomeza. Imana iguha umugisha. ibyo bintu uri kwigira rero nibyo nshaka kumva. wigize iki? Jani. Oui. Abara ndi haruguru iwanyu ku muhanda baranyishe. Ndi haruguru iwanyu ku muhanda ntabara baranyishe. Nta kibazo wongera ub'inkumi ntamufasha rega nayo mpfuye buriya nari mpfuye noneho hari igihe nababwiraga kuriya mbarema agatima ariko nanjye numva ibyiringiro by'ubuzima byarangiye nazaga ntankavuga ati kuko mana ukuntu mama ameze ubazongera gutaha none niba hari ikintu cyampangayikishaga uburyo mubayeho hano mu rugo nibazaga uburyo umurya hibaza uburyo imirimo yo mu rugo igenda uburyo wiga uburyo cyubahira ajya ku kazi uburyo mubona ibyo nyine buri amafaranga yo kumvuza niko byiyongeraga noneho nkarushaho kumva hari n'igihe kigeze kujya numva nakwisabira ubupfu kugira ngo oya ibaze ko mu rugo maze nta kibazo twari dufite cyubahira yakoraga ibintu byose kushahara buriya mwana yarahavunikiye akajya kwa muganga akajya kumutanga kuri haza akaza akanyigisha ibyo mu rugo nkamenya uko mbikora noneho ikintu cyatangaje ni ukuhagira ngasanga nta kintu na kimwe kigeze cyangirika ngasanga ibintu bimeze neza murasa neza inzira isa neza nari nzi ko nzasanga ibintu biri hejuru burundu aya mazi byose icyubahiro yarabinyigishije nzi ukuntu mwankorera ibintu n'ubu ngubu mba numva nkibafitiye ideni ubu mabanza ari gutegura misa yo gushimira Imana tukazajya gushimira Imana tugomba gushima ariko nzayitegura nayiteguye bya nyabyo Cyubahiro mu izina rya Yesu. Cyubahiro ntabwo aziganye. Mana we Yesu we Mana wanjye turakora icyaha mutari baramwishe Mana we mbega Yesu we isura Yesu bayangirije aracyahumeka bahamagara ambiranse uzindimira bahamagara uzizi ntabwo kumubasha Yesu we reka nze mpamagare nuza reka nze mpamagare murumuna we basi Mana we telefone ze we password Yesu we ahamagare arapfuye dore yapfuye ntabwo ari guhumeka mata sibyo kuko mpora numva mbafitiye ideni we na Cyubahiro mba numva hari ideni numva ngomba kuzishyura kuri mwebwe sose gafite Janice arapfuye ngoga Cyubahiro bigenze gute Cyubahiro what
bigenze gute musanze mu nzira ngwino utabare byaducanze babarira matara arapfuye mabura arapfakaye mwana we cyubahiro iki ngoga cyubahiro iki oya cyubahiro abaye iki mama ubaye iki mama oya mama mbyuka ubaye iki mama tumuterure ntabwo cyaramereye ntabwo twamushobora urabizi reka mpamagara ambiranse basi nuko Yesu yihamagare we tanga igisese yapfuye buriya aro n'abashinzwe ubutabazi muze mudutabare aho turi